abiyeguriye Imana inama mukuru uretse inshuti z'abakene biyeguriye Imana mwese bakristo bavandimwe bashyitsi cyane cyane ababyeyi mwaduhekeye bakristo b'agahanga bakristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ni umunsi w'amateka. Mama mukuru yagiye ashimira kenshi Paruwasi ya Gahanga ko yabakiriye, ariko babikira inshuti z'abakerera babwire ko Gahanga ni iwanyu muri mu rugo. Ntabwo muri abashyitsi, bamwe mukuru hano bafite icyicaro kimwe n'abandi bose hano ni mu rugo. Ntabwo muri abashyitsi, ngira ngo baravuga ngo abantu ako Imana yandika ibigororotse ku mirongo y'abantu igorana. La Providence yashatse kutwereka ko hano ari iwanyu, hano ari iwanyu. Noneho by'akarusho muhafite n'umugeni. Ndahagararira mu bashimire kuba inshuti z'abakene mwabahaye umugeni. Iyo banakurikiye neza mu basezeranye nta munyarutongo urimo. Murumva rero ko byari ngombwa ko ibirori bigeze iwabo, byari ngombwa. La Providence yakwibukije ibirori n'ibijya iwabo. Padiri mukuru ndabashimira abakristu mwese n'inshuti z'abakene ba Gahanga hano. Dushimire Imana cyane iyi ngabire n'umuhamagaro w'ababikira inshuti z'abakene. Mu ivanjiri twese dushishikariza gufasha abakene, kwita ku mbabare. Twese ivanjiri ibiduhamo ubutumwa, buri muntu mu rugero rwe no mu muhamagaro we. Ariko noneho umuntu wemera gusiga byose, ubuzima bwe bwose akabwegurira gufasha imbabare, gufasha abakene, akabitangira ubuzima bwe akaba ari cyo beraho. Amateka yo kwiyegurira Imana yatangiye, Kiliziya itangira, umuntu wabaga umukristu byabaga bivuga ko yitanze, yemeye guhara amagara ye. Igihe Kiliziya yatotezwaga, abakristu bakabica, waba wemeye ukaba umukristu ukabatizwa, ukaba ari ukuri igitambo witeguye kuba wabipfira. Aho itotezwa ry'abakristu rirangiriye, abantu bakunda Imana bakajya bahaguruka bakajya mu butayu kugira ngo biyegurire Imana mu isengesho, mu bikorwa by'urukundo mu Kiliziya. Ku buryo rero kwiyegurira Imana ni ubumaritiri bwa buri munsi. Ni umuntu wemera gutanga ubuzima bwe agiriye ukwemera kwe n'urukundo afitiye Imana, kugira ngo abe amaboko y'Imana mu butumwa n'ingabire y'uwo muryango. Niyo mpamvu rero twishimira buri mwaka abato bagana imiryango inyuranye. Buri muryango ufite ingabire y'umwihariko, niyo mpamvu hari imiryango inyuranye
uzasanga hari imiryango yitangira uburezi, yitangira ubuvuzi, abafite ingabire yo kwita ku batumva, abafite ingabire yo kwita ku batabona, abafite ingabire zinyuranye. Kuko mu mateka ya Kiliziya, Roho Mutagatifu aha washinze umuryango iyo ngabire. Ahangaha turashimira Imana ingabire y'uyu muryango w'inshuti z'abakene, nk'uko batubwiye mu mwaka hashize imyaka 30